nakoze ubutinganyi kubw'ikigare nagendagamo nakundaga kujya mu bapfumu cyane najyaga muri rwa kugenda tugeze imbere umugabo aparise imodoka ati uyu mwana w'umukobwa se ko mumushoreye muramujyana hehe abandi ati ntabwo ari umukobwa ati dore uyu ni umuhungu atari uyu no mugabo amafaranga. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turabasuhuje mwebwe mwese abakurikiranye Mama Charlene Official. Imana y'amahoro nibahe umugisha, nk'uko twabemereye ko tuzajya duhora tubazanira abatumirwa bo kugira ngo batange ubuhamya butandukanye bavuga kugira neza kw'Imana. N'ubundi ntabwo nicaye njyenyine, ariko mbere y'uko nakira umutumirwa wacu ndabanza gusuhuza abantu mwese mukomeje gukurikirana ubuhamya n'ibiganiro na filime ubuhenebere karundura mukurikirana hano kuri Mama Charlene Official. Tubanje kubasabira umugisha w'Imana. Imana nibaha umugisha, mwebwe abakomeje gukora subscribe, mwebwe bakomeje gukora share, namwe mukomeje kwandika hasi kuri comment, abadukurikiraniye mu bihugu by'ababanyi, abadukurikiranye muri Afurika mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, muri ahantu henshi hatandukanye, turabapopeye mu izina rya Yesu Kristo. By'umwihariko turasuhuza urubyiruko kuko muri aka kanya turi bwibande ku rubyiruko. Murabona ko ntari njyenyine n'ahangaha kuri kamera, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Ushize mwumvise ikiganiro yatanze avuga kugira neza kw'Imana, yongeye kugaruka rero kugira ngo akomeze adusangize ibyiza by'umwami. Hanyuma turakwakiriye. Amen, nukuri murakoze. Urumva umeze neza? Meze neza, ndashima Imana, ndakomeye. Meze neza. Ndabona kuba umugabo bikubereye. Imana nishimye. Hanyuma nifuzaga yuko wibwira abantu bakurikiranye Mama Charlene Official, ndumva ari ubwa kabiri ugarutse, hanyuma nubibwire bakomeye. Abakunzi ba Mama Charlene Official mbanze kubasuhuza aho baherereye impande n'impande, iburengerazuba, iburasirazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, ku migabane itandukanye, Aziya, Iburayi n'ahandi abadukurikiranye, ni ukuri Imana ibavugisha. Amen. Rero natwe turamwakiriye, yaje rero kugira ngo dusangize, atubwire ineza y'Imana, avuge n'aho Imana yamukuye. Ubushize watuganirije byinshi, twumva ko Imana igira neza, ariko hari ikibazo nibajije ndetse n'abantu barakibaza. Watubwiye ukuntu wagiye mu butinganyi, ariko twifuzaga kumenya ni iyihe ntandaro yabyo, ni inzira yabaye iri, ni uruhare rw'ababyeyi bawe, ni uruhare rwawe ku giti cyawe. Impamvu dukeneye kumenya inzira byanyuzemo ni ukugira ngo wenda tube twagira inama n'abandi iyo nzira byanyuzemo, kugira ngo bigere muri urwo rwego rwo kwitwa umukobwa kandi uri umugabo, tube twanabikumira cyangwa tugire n'abandi inama kugira ngo nabo bitazababaho. Buryo ikintu cyose ngiye gukora ndabanza nkavuga ati Imana ishimwe ishyirwe hejuru, indimi zose zivuge ishimwe ry'Imana, amavi yose nayipfukamire. Ni ukuri iminwa igihora inyeganyega ivuga iby'Imana, kuko iby'Imana ni byiza. Bijya mu butinganyi rero birashoboka wenda yuko nkivuka niyumvagamo ko gukora imirimo ya gikobwa, ariko gukora imirimo ya gikobwa ntabwo byari bihuye no kuvuga ngo mu butinganyi. Urabona umwana ajya avuka akavuka wenda nta bashiki bafite, ntabwo yabura gufata umukubuzo ngo akubure, ntabwo yabura gufata rakerete ngo akorope mu nzu, ntabwo yabura koza ngo isahane ngo kuko ari umuhungu. Ubundi kera wenda ko umuntu yamenye Imana niho abisobanukirwa neza. Ubundi nta murimo wagenewe igitsina kobwa cyangwa igitsina hungu. Ubundi umurimo wese umwana ashoboye gukora akawukoresha amaboko ye agomba kuwukora, kereka umurimo mubi. Niko umurimo mwiza ushimisha umubyeyi, nuko birashoboka ko n'umusambi wawuboha, burya wawuhada kuko ni akazi. Kuko ku ishuri twajyaga dukora ibintu byitwaga imirimo y'amaboko, ariko kubera kwa kundi kugenda n'abakobwa cyane, nkakunda kuboha imirimo y'imisambi, abandi nkabona barimo kuzana ibirere kuko nize mu cyaro. Urumva noneho kwa kugenda n'abakobwa cyane, abandi bakavuga ngo uriya ni cy'abakobwa, uriya ameze nk'abakobwa. Urumva noneho bya bindi namaze kwiyumvishamo, maze gutangira kugera i Kigali kuko navukiye mu majyepfo mu karere ka Muhanga. Nimara kugera rero i Kigali ntangira kugendana n'abandi bameze nk'abakobwa ariko bakora umwuga w'ubutinganyi.
urumva ko amandi urumva njyewe aha muri ka gakungo kwa njyewe ntabwo mvuga ngo natangiye gukora ubutinganyi kubera yuko ngo nari meze nk'abakobwa nakoze ubutinganyi kubw'ikigare nagendagamo kubw'ikigurupe kibi urumva byanze bikunze ijambo ry'Imana rijya rivuga amagambo meza ngo reba uwo ugendana nawe ndakubwira uwo uri we byanze bikunze n'ugendana n'umujura uzaba umujura kuko ngo uyibahetse ngaba yereka uwo mu mugongo byanze bikunze n'ugendana n'indaya uzaba indaya kuko byanze bikunze azakwanduza ngo ihene nziza ntawe uyizirikaho imbiri kuko yayindira yanduza byanze bikunze iyo ugendana n'umuntu mubi uba mubi byanze bikunze iyo ugendana n'umuntu udakijijwe urumva natwe nubwo dukijijwe iyo ugendana n'umuntu udakijijwe kumuba hafi bishaka kumva no kurwana intambara kumubwiriza no kurwana intambara mama Charlene we ntago nagomba kubikubwira cyane ngo urabizi urabizi ko umuntu ukijijwe iyo aturanye n'umuntu udakijijwe amubera umutwaro uritwararika cyane kugira ngo hatagira ikintu cyakubonekaho byo kuvuga ngo si umukirisitu ngo dore ibyankoreye ngo none n'igihe abivuga agira ngo kubwa barebe ko yakugusha kubwawe kugira ngo arebe ko yagusebya kubwawe kugira ngo arebe ko wagaragara nabi kubwawe kugira ngo abone ko umugayo wakubonekaho byose uca bugufi ugasenga ukavuga ati Imana shaka gukora ibyiza ariko ibi bikanga bikananira wabona bikomeka ukavuga ati mu izina rya Yesu ibyo byose bigenda bivaho rero abantu benshi cyane bagiye bibaza ngo ariko Damascene ubundi ko yabyirutse ameze gutya na gutya niba bifate kuriye kuko ubutinganyi bwanjye ese mu cyaro narasambanaga natangiye mu magurupe mabi kavuga ati ariko kumubona umeze gutya na gutya wakaje nkakwereka ahantu tujyana tangira kugenda gutyo ntangira kujya mu mabuwate zakadira hatari hashya kadira ndabyibuka najyagayo kuko natangiye cyane cyane ahantu bitaga mu Migina hari indaya zahabaga burya abatinganyi bakundana n'indaya kubera yuko abantu b'inkozi bibi abakundana n'abantu bakora amahano baragendana kubera yuko n'ubundi nta kintu cyiza nta nama nziza yaguha akubwira ati tugende ahantu muzabona ikintu cyitwa umutinganyi n'ikintu cyitwa indaya ibibazo bahura byose ni bimwe urumva ari abatinganyi bariba ari n'indaya ziriba urumva kubera yuko bose baba bahuje akazi kuko bose n'ubundi baryamana n'abagabo urumva kandi bakitwikira ijoro byanze bikunze rero muri kwa kugenda n'indaya hagiye kugenderamo n'abandi bagenzi banjye bari bameze nk'abakobwa ariko nabo bakora umwuga w'iki wo gukora uburaya batangira kunjyana bakambwira ati Kigali ufite akahe kazi uzishyura inzu urabona se ngiye nzagucumbikira nkagucumbikira ukwezi nkagucumbikira amezi 2 nkagucumbikira amezi 3 nzajya ngenda nse ngutamike se narakubyaye ati cyo ntanga uragifite nawe wagitanga uko nagiye ninjira mu butinganyi nashakaga kukubaza ni nk'ibihe byaha wenda nka bitatu waba warakoreyeyo mu butinganyi ni nk'ibihe byaha mbese waba warakoze bikagira ibyaha bikomeye nk'ikintu navuga warangijije warakoze ni nka byingana nakundaga kujya mu bapfumu cyane najyaga kujya mu bapfumu cyane urumva ko nagendanaga n'indaya zijya mu bapfumu ndetse zikambwira ati zikambwira kugira abagabo benshi kubona amafaranga abagabo bandwanire urumva igikundi umva mu buraya habamo ibintu byinshi cyane etape amakategori hari indaya ubona iciriritse bati wahuri igicucu abona uzazamuka gute ati nugenda gutyo uzajya ubona amafaranga ubona umugabo agukunde umva hahandi none ari igihe najyaga njya gusohoka rimwe nkisiga nkirunga none nasohoka gutya kwa kujya ku muhanda umuntu nkabona aparitse bita ngo sister ngo ngwe ifite se kuva nahitaga ninjira amana igihe abagazi ko ndi umukobwa yekorana n'amaruje n'iki nkahita hari wantwaraga azi ko ndi umuhungu hari n'uwantwaraga kubera nuko nabaga nambaye nk'abakobwa nkakubitwa bamwe bakavuga ngo uzi ko ari umuhungu ngo uzi ko afite igitsina cy'abagabo ngo wa muntu ni iki mbese mu magambo ntatinyuka kuvuga igira imbere ya kamera umuntu ukishijwe mu mvugo nyandagazi bakavuga ngo cya kintu ni gutya na gutya nkakubitwa inkweto nkazikuramo nkagenda nirukanka mu muhanda nambukiranya imihanda none bamwe bakambura ngo uriya mukobwa abaye iki ngumva ngo baby ngumva sister ibikobwa bavuze ibivugirizo muri baba kubera za mvugo z'abantu badakijijwe ngo ngwino tugukize none ndabyibuka rimwe umugabo yigize kunkunda ankunda zikunda umukobwa none tujya ku mukobwa w'umushuti wanjye yarafite umugabo w'umuzungu ariko bari barabyaye nuko ajya kwishakira amafaranga wa mugabo mucyurayo
muciyeyo umugabo arampa amafaranga ndabyibuka bwa mbere agira ibihumbi 10 arangije none tugiye kuryamana ati ntabwo wandongora nta prudence mfite kugira ngo ndeko namukora abandi mafaranga kuko yarankunze azi ko ndi umukobwa ngende nk'umuntu ugiye kugura prudence mfite ngenda noneho nagiye ngiye kugura prudence ndatinda no kuko afite ubwana bubiri n'akandi gatuka kametisi yabyanye n'umuzungu baramubashe ngo ese utegereje ndi baka abantu wenda habayemo kubwira wa mugabo ati haguruka uva ahangaha mama ntabwo ahari abandi ati none se utegereje wa mukobwa twari kumwe abana tuya ntabwo ari umukobwa ntabwo ari umuhungu none ndabyibuka icyo gihe nari mfite ibintu by'amarasta ndabyibuka agakupe chinoise tw'uturasta kuko mu ishakoshi nari mfitemo perike menshi ndadukuba gutya bitashyiraho ya perike igeze hano mu mugongo noneho umutima wanjye ntabwo wahise umbwira burya iyo umuntu ari mu bebe cyangwa ari nk'ikintu kiri bukubeho iyo byari gushoboka ko rero guhita mfata moto nkahindura n'akabari nkagenda nyamara nahise nsubira kuri ka kabari wa mugabo yankwiyeho wa mugabo barahaje wa mugabo mu kuhaza nahise akinkora ndamusuzugura mugabo ko ntanamuzi habamo ibintu byo kudiringa habamo ibintu byo gusakuza by'amatiku by'amahane abantu bari bashinzwe umutekano baraje baravuga ati bamwe bari banze kuko nakunda kujya kuhategera ati Jackie ati twakubonye uyu mugabo mwamaranye umwanya hano musubiza amafaranga ye nanjye ndavuga ati ndakabaga uyu mugabo ntabwo muzi nabwiye isura nyibonye umugabo nkamureba gutya nkamusuzugura nkamurebera hasi ku rukweto rurerure mfite nari nambaye na perike ndende ndabandi bavuga ati rero wanze koroshya ibibazo ujye imbere tugende muri rwa kugenda tugeze imbere umugabo aparise imodoka ati uyu mwana w'umukobwa se ko mumushoreye muramujyana hehe abandi ati ntabwo ari umukobwa ati dore uyu ni umuhungu atari uyu no mugabo amafaranga kandi umugabo we yashatse guhita wenda kuba yananyishyurira kuko yari azi ko ndi umukobwa kugira wenda ngo ngombore tube twatahana bakimara kuvuga ati ni umuhungu yahise ababaza ati murajya hehe ati tumujyanye hano kuri brigade ati mwivunika genda bahari ifite imodoka ni yanjye ati mujye mu modoka mbageze kuri brigade tugeze kuri brigade nabamo ibintu byo kudiringa ntanga amafaranga nyamara icyo gihe amafaranga ntabwo nayatanze ndabyibuka ikikodo icyo gihe byarangegeze n'igikono amafaranga ntabwo nayatanze bati watanze amafaranga y'abandi ndavuga ati burya nta nkoko iruka genda indaya ntabwo ndi buyaguhe nibitekera ko itera imbi nifite ibintu bibi ubwo ngubwo barangije bigeze aho nta nkoko iruka ubwo ngubwo bigeze aho ngaho abapolisi baravuga ati rero uyu muntu yanangiye genda byibuka ari nambaye agapira k'akaboko kamwe ka mukondo wazi nambaye urukweto rurerure cyane rw'igiti n'ipantaro impambire y'agacupa cyane y'agacuka zino bitaga za Jennifer Lopez zari zicutse zikigezweho ubwo birarangiye umugabo arisobanura ate se wa mugabo wowe uyu muntu wamucyuye ubona ari umukobwa tukubaze mugati nukuri nabonaga ari umukobwa munabize gutya na gutya ndi umugabo nari mfite mbese twahuye nijoro gutya na gutya ibintu birakomeye kubera umugabo ibyisobanuro bye n'iki byose hari nk'abantu bajya bashyigikira ibintu by'amakosa byashobokaga ko n'umugabo nawe bari kudutwana nk'indaya burya rero igitsina gabo ntabwo gikunda kugaragara cyane mu buyobozi nk'indaya ahubwo wa wundi urongorwa iteka yari umukobwa avuga ati wowe uri indaya ntabwo nari nabona umugabo wapfuye gufata ati tugende wenda abagabo bajya babafatira mu buraya iyo yafashe umwana uri mineri bakagufata icyo gihe bagukorera dosiye icyo gihe byageze aho ngaho bigeze ati nukara muri brigade imodoka ibiteye ati Gikondo kwa Kabuga n'igihe wahageze icyo gihe nabyo kabara cyafungura induru ziravuga ngo ni umukobwa amafaranga bumva ko yampereje 10 bwa mbere akamiriza n'ibindi bitanga kujya kwa prudence 15 amafaranga ntabwo yari kuyareka abagabo b'indaya n'igihumbi kirari igihumbi yamaze kugikwisha avuga ati nakuguze yavuga ati nimushaka ari nuvuga ati indaya ndayikomesha ati n'ikindi gihe n'abandi bagabo bibera isomo yageze aho ngabwo babanjyanye Gikondo banjyanye Gikondo uzi kugera Gikondo umva ngo indaya y'umuhungu rero nabyo bibisoza abandi bantu ngo ngwize turamushyira hehe abandi bakaba bankuyemo ya perike abandi atambara amaherena n'amaherena maremare atendera abandi ati twereke ukujya gute gushaka amafaranga kuko nahakubisemo amezi 2 umugabo bitaga afite akamaza ariko cyara amezi 2 yamaze kujya haravuze ati ntihahandi ariko noneho kujya gukaraba bikaba ikibazo abahungu barambona ikibazo kujya kuri toilette wasaga barunguruka bameze bari kuzi ko bagufunze wigize umukobwa ubwo bakujyanye mu bakobwa cyangwa urumva nageze aho ngaho makimara kugera aho ngaho aba indaya zo haruguru z'abakobwa bazari zizajyaga zimana ngiye gushaka amafaranga ngiye gutega ziriya miro ngo dere nayanda ngo yipede ngo bita Jackie ngo nayo barayizanye
abandi ngo niwe wari warabuze izindi indaya burya reka nkubwire abanyabyaha barakundirana ubwo zindaya zarambonaga gutya zikagira urukundo zikambwira ngo bite sister ngumva ngo sister wacu zikankunda cyane nkabona ko zifitiye urukundo ariko ntabwo rwari urukundo mu by'ukuri aho maze kumenyera Imana ubwo numva muri babakobwa ko nafite inkweto ndende bajya no kumfungura afandi yaravuze ati izi nkweto niba ugishaka kuzambara ntabwo nzakurekura kandi uburoko bwanyunyuje ndagenda cyane ndagenda abafandi barababara baravuga ati nka mama we yakubyaye azi kuri umuhungu uburi igiki koko abandi ati byaye umwana nk'uyu namwica namuha ikinini cy'imbeba abandi ati uyu nguyu koko bakabakuvugaho amagambo menshi umva byanze bikunze Imana yankuye muri ibyo bintu waravuga icyaha cya mbere wakoze nicyo kujya mu bapfumu urumva ko kujya ikindi kintu nakoze ibyo nyine kuba nararyamanaga n'abagabo bagenzi bawe nzi ko ari icyaha cyarimbuye Sodoma na Gomora icyo ni icyaha ikindi cyaha ikindi cyajyaga kimbabaza nagiraga ikintu cyitwaga ishyari nkagira ishyari nabona umuntu acyuye umugabo mbese nkumva gutya nkumva kamere ihisize nkumva handi cyagitumye njya mu bapfumu n'ishyari ryari ririmo noneho nkakunda ikintu cyo gusa cyane abagabo bumva none iyo nasokaga ariko nkagira amahirwe kandi ntabwo navuga ko amahirwe yari n'ibyago iyo nasokaga naravugaga ati Mana afata nk'inotegeko cyane nasengaga n'Imana narayikundaga ariko nkasenga bitande ku mutima nkaba ati Mana ngiye gushaka amafaranga nk'umugabo ibaze ngiye gushaka umugabo ndi umugabo ati ariko Mana nk'umugabo kuko Imana yaravugaga ngo hari uyu muntu ntiyitwe n'inzara ari gihe birebaga nikavuga ati reka muhe ibyo kurya ariko itabimire ko ngiye gushaka umugabo nuko umva ntabwo nageraga ku muhanda ndajya kumva ati sisa biti akaba ari imiti Imana ibishaka kugira ngo umuntu azatanga hari ubuhamya cyangwa azagira ikintu avuga niko abagabo bantanaga bazi ko ndi umukobwa twagera mu rugo kuko nambaraga amasutiya yabyimbye arimo amaponje ngisiga amarouge à lèvres nkafata ibihena by'ingunguru hano nkakiraho udutoya nkakiraho ipine ku zuru nkambara amagurubete ku maguru inzara zabaga zisize biriya birebire by'ibigurudumu kubera yuko nayipfumiye ahantu henshi biriya bintu birebire biriya bihena by'ibizeru gutya iyo wacyambaraga ufite uduhena twinshi hejuru kubera iri herena ryo hejuru nararikundaga kuko n'umukobwa iyo mubonye yambere ino herena ryo hejuru ndavuga ko ari yandaya yakaswe kubera ko muri ya herena kuko indaya twagenaga zabaga gatisha ufite akarena keza abandi bakavuga ati indaya buriya yakuyeho ati iriya herena baryita VIP iriya gurumete ku kaguru bakita zavuyeho mbese bakabyita amazina menshi atandukanye nanjye nkumva rero kuko bya bindi byambaye nakumva ukuntu bagende babivuga nakumva nasije zabo cyangwa nayisinye nicyo bisobanura kavuga ati ndimo rero kugenda ntera intambwe mu buraya ati ubu ngiye kuba yandaya VIP yayindi yakaswe narari nuwakubonaga akavuga ati ngiye umukobwa umeze gutya ntabwo namutaha indaya ziba zarakaswe ati nizazi niziterana n'ibyuma ubwo rero ikintu cyashima Imana cyane ndeba ahantu narindi impamvu nyashima Imana hari bagenzi banjye twakoranye umwuga w'uburaya bamwe bagiye bacika amaguru bamwe barabazi bamwe bavukana Nyamirambo kubavuga amazina ntabwo ari ngombwa bamwe bari n'abatinganyi bamwe bacitse amaguru bakora uburaya nabo bajyaga mu bapfumu abandi bakavuga ati harabagize kubwa ati Jacques kuba utaracitse akaguru biratubabaza kuko ari mugenzi wanjye wakoze uburaya ntacika akaguru kubera kuri bwa ya macyari y'indaya umuntu arambwira ati tugira abatinganyi ati kana gusa ko yacitse akaguru ndamubwira ati yacika akaguru hehe ati kazamera wa undi byamugeze haranababara n'abakorode bamwe barabizi urumva baravuga ati koko hanyuma se Imana yarakoze kuba yaragukuye muri biriya bintu ni izihe ngaruka waba warakuyemo ku buryo na n'ubu bishobora kukugiraho ingaruka wenda ingaruka kuko namaze kumenya Imana iyo umuntu yamenye Imana nta kintu kibi kigomba kumugeraho ati kubera iki rero yamenye Imana nta kintu kigomba kumugeraho kuko ntamenye Imana nkiri muri mbese mba numva ntashaka no kubavuga muri ziriya nzira mbi nkiri muri iriya curaburindi nkiri muri uriya mwijima kuri famille yanjye ntabwo yanyumvaga njyewe umukecuru yapfuye mu minsi yashize mu byo mu kwezi kwa 10 ku itariki 28 abitwa bakorode baramperekeje hari bene data bamwe mbese bo ntabwo bari bakizwa bari bakiri muri ziriya nzira bagiye bamerekeza ariko ku bwa famille yanjye
wenda mwene data Claude we yaramperekeje cyane anakijijwe byaze kunshimisha cyane no kugira ngo nkizwe niho byose byaturutse ni kuri Claude Imana igihora imumpera umugisha kubwo gusubirana n'umuryango we cyane byaranshimishije cyane Claude gusubirana na mama Jamila agasubirana n'abana be umuryango we shimira shangazi Jane nuko inamubonye abantu banga ati nagiye kubona kuri TV baravuga ati karabaye ntarakizwa ati umutinganyi Claude rero asubiye mu rugo mbona umugore aramutwaye abantu bakabura mugore none ariko shangazi wamwogosha yigize umuhanuzi ngo izagikizwa abantu zagikiza abantu sabatinganye bose bonyine nibo yabonye ikiza ariko nimara gukizwa naje kubona yikura mugore afite umuhamagaro Imana yamuhaye nukuri shangazi Imana igihora ntumera umugisha naho mpagaze kuba ngenda nkagira agaciro kuba mpagaze nkitwa Damascene nkitwa umugabo imbaraga z'Imana ariko shangazi yabigizemo shanga Imana igihora ikumera umugisha n'umuryango wawe hamwe n'urubyaro rwawe nukuri wagize neza Nyagasana azagukubire 270 umva ibyo rero byagiye binshimisha cyane impamvu nkubwira ko impinduka cyane ikintu cyashimishije umuryango ko wanyumvaga mbere ubu byari kubye byo bundi nagiye mu rugo nambaye nibwo bambonye narogoshe ariko abantu bo mu rugo iterambere ryajana n'abasirimu bagifite ama smartphone barankurikirana nyine barishimye mbese ntukabona kugendana nanjye ni fieri mbere nyine baramvugisha ariko bakumva ko ntagendana nanjye mbese noneho abubatse bakavuga ati uriya mwagirana iki kiganiro dore bano n'abana kuri we bafite umugore bafite abana batatu bafite abana 4 abandi dore barani babyara be baraje mundi barashatse abandi barabyaye mubyara bunge yarampobe yarishima mama Berize nuko ahurinda gushimye Imana uri kumera umugisha baravuga ati baba we dore mubyara wanje ati dore umva arampobera atumva nari nakuyobe barongera arampobera ati mubona ahubwo ko abaye umugabo mwiza nibwo bambonye narogoshe njyaga mfite imisatsi nisize babyara baravuga ati naye amavuta yitokozaga ati nukuri yarabiretse none se Damascene ukimara gukizwa ni yihenze dubwira ubuhamya ho gatoya kuko hari byinshi tukiganira ubundi ujya guhura na Yesu byagenze gute ubundi rero nkijya gukizwa mwene data Claude natangiye kwibona gutyo Claude akazajya mpamagara akambwira ati Damascene Yesu ashimwe ati nukazajya umpamagara gutyo nitwa Jackie urumva nyine buri munsi yabimbwira ariko ntacike intege akazajya ambwira gutyo ariko ikintu njya nshimira Imana cyane umuntu yigize kumbwira impamvu nigize mbitindaho cyane ngo mbikonteho bajyaga ngo ati Damascene uzavuga ubutumwa bwiza kuri hari umugore n'umukecuru twajyaga duhura rimwe n'undi mugabo yabaga mu bya Kimironko ni kera nko mu 2006 na 7 akazajya ambwira ngo Yesu aragukunda umugabo nta rindi jambo yambwiraga bagabwiriza mu muhanda akabaragiye twakongera tugahura ati Yesu aragukunda nkamba uyu mugabo kucyambwira aya magambo agakunda kumbwira amagambo meza cyane none nakigira gutya cyane akambwira ati Damascene ukunda kuvuga ati Jackie ati umukobwa bigira gutya ntabwo bigaragaza ko ari bwo buraya none nashaka gusakuza akambwira ati nta mukobwa usakuza tugira hasi umukobwa arangwa n'ijwi rituje kandi agaceceka akunda kumbwira ati uzakizwa njya nkubona warashatse umugore ufite n'abana atuzakunsura nitwaye n'imodoka bagakunda kubimbwira wabo wa kabiri none nza kugenda gujya umugore abaraje ankozeho mu bantu benshi cyane ankozeho gutya ngo waretse ngo ibintu urimo ngo waretse ubupfapfa ngo ukaba umugabo noneho namuhunga nkabona arankurikirana mu bantu bose handi byatumye ninjye hano muri alimentation kugira ngo muhunge undi ahita agara imbere y'umuryango arakomeza arahatiriza ngo erega ngo va mu bupfapfa ngo uburiwe ntabwo umuntu abaye wa gatatu ndavuga atari ibi bintu noneho Claude yakomeza kubimbwira nkaza gutekereza nkasubiza ubwenge nyago gihe mu buraya cyane yazaga no mu rugo kunsura Claude akaza karankagiwe nkayirirwa Claude buriya yaretse uburaya yaratandukanye n'umugore w'imyaka 6 n'abana noneho yakoraga n'uburaya we noneho nkabona arashyiramo n'ubusazi akanasinda akajya mu nzira ngo dore popi ngo dore topito ngo nambaye sitiringi mu muhanda kavuga ati ko nabonza ngendana nawe urumva akazavuga ngo ngiye ngo ndindaya ngo ngomba gukora uburaya ngo namaze imyaka 3 ngiwana ngo nsiga umugore nkasiga abana ati n'ubundi ntushaka dutandukane Jacques uri mbwakazi nanjye ndindaya ati nataye umugore n'abana nje gukora uburaya ati maze ukijijisha tikaye nta ukurusha uburaya ati reba imyobo ufite ku matwi ati ku mazuru warapfumuye n'umuntu ati niba ndindaya rero ntabwo bivuga ko nge nasakuza mu nzira nambaye ubusa
ati ese ubwo n'uburaya cyangwa harimo n'ububobo, ubwo tukaba duteranya amagambo cyane, ukamara guteranya amagambo agahita amanuka ngo indaya ngerega ngo yihakanye uburaya, ngo kandi ngo mubanze murebe imyenge ifite ng'imyobo ku matwi, ngo buriya irabona nyirusha uburaya, ngo ariko ngo ndayishakurije. Yabaga yanasinze rero, urumva. Ariko Claude akomeza kumbwiza cyane, nza kubona ukuntu Claude akiva mu butinganyi, Claude yahise abyibuha. Umva yazaga yambaye amagisi asa neza, akazajya avuga ati Yesu ashimwe. Umva abantu bose, kuko akimara gukizwa ntabwo yakomeje kuba muri biriya bice, kuko akimara gukizwa urumva ko yatandukanye nande, yari yatandukanye n'umugore. Akimara gukizwa shangazi yaramufasha aramubwira ati ntabwo ugomba kuba wenyine, ugomba kongera ukabana n'umugore wawe, ukabana n'abana bawe, abana bakakwita papa, n'abantu bakabona yuko waretse uburaya. Shangazi yacaniriye imodoka aragenda mu karere ka Gisagara za Butare, no kuri Claude aramuzana, urumva. Noneho Claude akazajya akomeza akambwira, noneho Claude azakumbwira ati wambabari ukazasura, kumusura kwa shangazi. Mpageze nsanga Claude arimo arakubana mu bintu by'akazi, araza aransuza ati ese ashimwe. Shangazi yari ari mu bintu by'amashengesho, ubwo ngubwo babampaye karibu, nca kuri reception ndicara bampa karibu. Umva ndeba uko abantu barimo gukizwa barira, bavuza induru, shangazi arimo kubasengera. Hahandi sinzi ahantu byaturutse, numva ibintu bishyushye umubiri wose, nahise mvuga ati musenge. Ubwo ndabyibuka Claude yo ahise ajya kuzana urwembe, sinzi aho yarukuye, direde arazicagagura. Narabye umva nta ntege nari nkifite. Imana ni umukozi w'umuhanga, niyo mpamvu nkubwira ko hari ibintu biba nawe bikagutungura. No kuri byarantunguye icyo gihe bahita banyogosha. Reka rero bamaze kunyogosha, shangazi aravuga ati ntabwo ugomba kugenda wambaye utuntu. Sakira mu modoka na Claude duhita tujya Nyabugogo, bashakirayo imyenda, bashakirayo amapantaro, bashakirayo inkweto z'abagabo. Urumva bya byavuga ati ibintu nta n'umuntu ugomba kubiha, bigomba gutwikwa. Mahere ni ibintu byose babikuramo, amaruja level byose ndahanagura. Noneho kwa kujya urumva ko babikataguye n'inzembe, nkajya muri salo tujya kwiyogoshesha. Hani njya kwiyogoshesha muri salo, umva shangazi bari baramaze kumumenya. Mw'isoko nyine ukabona abantu bose barashungereye barareba, bakavuga ngo uyu n'ubwo kandi bagiye no ku ishati z'abagabo, kavuga ati izi n'izinkwira, bakavuga ati ziragukwira, bakavuga ngo ibitugu by'umugore n'iby'umugabo biratandukanye. Ati we ntabwo yamukwira, bavuga Claude ati kuko uyu nguyu ni umugabo w'uri umugore, ati iragukwira. Byanze bikunze urumva ko ubwo nari nkikizwa n'amaruja are urumva nari nahanaga bimwe bitavuyeho, bakibonaho n'imyenge, bakavuga ati afite agasatsi gakeya. Reka rero bamare kunyogoja nayo. Umva ko icyo gihe ntabwo nari kwa shangazi, naratashye nkimara gukizwa njye ndamara n'ibizazane kwa guhita mu nzira. Rero ndavuga ati ye baba we, noneho ndambara gute inkweto z'abagabo ko byabaye urugamba. Inkweto z'abagabo nkavuga ati abantu barambona, ariko nkasenga nkakunda kuririmba, nkavuga ati reka gende. Ariko ntibabitinzo cyane kuko nabanje kuvuga ati ngiye kwikirizwa. Nabo twajyaga tuganira, Claude yarakijijwe no kuri impinduka za Claude ati nzakizwa. Ariko hariho abantu benshi bumva ko impinduka z'agakiza bakabyishimira. Benshi barabyishimiye pe, ababyeyi barabyishimiye, bambwa ati damase numva bikurimo rwose turagushyigikiye. Noneho mpise abagabo mu nzira, sinzi ko nambaye congo, nambaye ipantaro y'amaboko maremare, ishati y'amaboko maremare n'ipantaro, mpise mu nzira kwa gutera akaguru gutya na gutya binjye. Ariko noneho kugira ngo mbatsindishe amagambo baceceke, nkazajya ntwara Bibiliya. Bibiliya ni intwaro. Umuntu wese yibonega atangira kuvuga ati byararangiye, byaje gucamo, ati ni ukuri yarakijijwe, ndafite Bibiliya mu ntoki yarakijijwe. Abandi ati birashoboka ko yarakijijwe, ntimunabitindeho, ati ntimwabonye rwa rundi rwari rwarataye umugore n'abana, rwarakijijwe barasubiranye. Abantu shate mwimwite urwo ngurwo, atavuga mujye muvuga ati wa wundi wahoze yitwa Nyirabihogo, twamubonye ku macano kuri Tuzubaga TV, ati yitwa Claude ari kumwe n'umugore. Abantu bose bigenda gutya biza nkakunda gusenga cyane. Noneho rimwe Claude aza kudeba, aje kucana muri quartier, abantu baraduhobeye banga kuturekura, ati Claude bitati Yesu ashimwe. Tayi n'umudamu ahise avuga ati Claude bita abana bameze bate, ati ngwino nkugurira umugati ushyira abana banywa icyayi. Claude byarashimishije cyane kuminduka za Claude. Ni kuri Claude Imana igi mumera umugisha. Nkuko twari tubivuze, mu kiganiro cy'ubusizi hari inama wari wagira urubyiruko, ariko ubu nta kintu ushobora kubwira ababyeyi kuko amayeri y'abana babo urayazi. Urabizi ukuntu bajyaga ku ishuri bagakatira mu magito, urabizi n'ukuntu wenda bafite n'ukuntu abagabo bagendaga babaha amafaranga mu buryo butandukanye. Muri ubwo buryo wari umaze kumbwira ngo n'abagabo nyabagabo bazaga kubagura
kandi bafite n'abagore. Ariko ni iyihe nama ushobora kubwira ababyeyi? Kuko ababyeyi hari igihe umubyeyi yirara ngo afite umwana mwiza, afite umwana muzima, uko biri kose ubu buhamya ushobora kubafasha mu buryo bashobora gukurikirana abana babo batiraye ngo abana babo bagiye ku ishuri n'ibindi. Inama rero nzahora nzitanga, nta n'igihe nzasiba kuzitanga. Urubyiruko cyane babyeyi ni mwebwe ndimo gushaka kubwira 100%, mube abana banyu hafi. Ni ukuri abana mube ijisho ry'abana, kumva ngo umwana yagiye ku ishuri nibaterera iyo ngiyo. Nyaruka ugere ku kigo urebe uko umwana yiga. Niba umwana yatinze gutaha, birashoboka ko wanahamagara ukavuga ati bite ko umwana yatinze gutaha, byagenze gute, dore amasaha ageze. Ukakurikirana umwana ku munsi ku munsi, kuko urubyiruko ruri muri iki gihe ruragoranye. Nuko hari n'igihe njya nicara nkatekereza, nkasanga n'ababyeyi hari igihe tujya tubarenganya. Wowe mama Charine wicaye aha ngaha, siko Charine yagiye ku ishuri. Byanze bikunze impamvu ugomba kubikurikirana cyane ukabimenya. Byanze bikunze umwana niba yiga ari muri interina, ugomba kumenya, ni umukobwa ugomba kumenya animatrice, ukagira nimero ye, ukazajya umubaza bimeze gute, umwana ku ishuri ameze gute. Byanze bikunze icyo gihe bizagufasha, dore ko hari n'abana bajya bakarota bagasimbuka ibigo bakajya ahandi. Hari igihe banaguhamagara ugaterera iyo kumva ushaka kujya ku manama ngo ujye kureba uko umwana yiga. Urabizi ko hari igihe hari ibyumweru bajya bagira byo kujya gusura abana ku ishuri. Biba ngombwa wa mubyeyi we bishobora ko utagira ibintu byinshi watanga, ariko ukagerayo ukareba n'uko umwana yiga, ukamenya n'ukuntu umwana yitwaye. Kandi ikindi cya kabiri ugomba kumenya ko umwana agomba kwambara akikwiza, ntiyambara ubusa. Hari ibintu umwana ukajya kubona ukabona umwana yambaye ibintu umubyeyi agaterera iyo ngo ni ubusitari, ngo ni iterambere, ngo ni viziyo, ngo ni uburenganzira. Ni ukuri ntabwo ari byo, kuko ngo itangiriro ry'uruhara ngo ni amasoso. Urumva iyo umwana atangiye kwambara ubusa, hari babandi bagenda bamubona bakamubwira ati uteye neza, ufite amaguru meza. Babandi bamubwira ngo uteye neza, ufite amaguru meza, nawe aratangira akagenda bavuga ati ntabwo bazagarukiraho. Dore ngo ihene ngo barayibwiye ngo ni nziza, uwo munsi yirirwa yishongora bwije itarishije. Ndivuga ngo bambwiye ko ndi mwiza. Burya hari ikintu tujya tugira, kwica umwana ukamubwira ati uri mwiza, usa neza. Umubyeyi niba ufite umwana, kuki ujya kubwira umwana ngo uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza? Umwana hari ibintu ugomba kumujyamo ukamubwira ati iki kintu ntabwo gishaka, ndakikubujije nk'umubyeyi. Kuko byanze bikunze hari n'abandi usanga b'ababyeyi badaha abana uburere, bakavuga ati umwana wa kanaka akabyambara. Niba se umwana wa kanaka yarananiranye, n'uwawe azananiranye? Erega igiti kikigororwa kikiri gito. Birashoboka umwana nk'umwana wawe uburere uzamuha ntabwo ari umwana kanaka, umwana kanaka uburere azamuha, kuko wowe urakijijwe. Bya mbere uzi ko n'umubiri w'umuntu ari urusengero rw'Uwiteka. Uyu mubiri dufite ntabwo twawugize kugira ngo tuwukoreshe ibyo twishakiye. Urumva umubiri uwufate ushyiraho amatatuwaje, umubiri uwufate ushyireho ibiki n'ibiki. Ese Imana yakuremye yo ubwayo nyinjije, kuko itakuremanye bya bindi. Twebwe hari ibintu tujya dukora tukumva ko twigirira neza kandi twigirira nabi. Hari ibintu ushobora gukorera umubiri wawe ukabiramo kurwara kanseri, sibyo? N'ibindi bintu rero umubyeyi nk'inshingano, kuba ufite inshingano z'ububyeyi ntabwo ari gufata umwana ngo waramubyaye gusa ubayiterera iyo ngiyo. Ufite inshingano zo kuba umwana hafi, umunsi ku munsi ukamwana ukamuganiriza, ukamwabitera amakuru. Se kuki umenya ko umwana yariye, tutamenya yuko umwana aho yagiye n'igihe ari butahire n'icyo azanye n'aho agikuye. Urumva kandi wa mwana ingaruka zizamuziraho, nawe mubyeyi uzabigiramo konsekansi, uzarogereta, uzabigiramo ikibazo. Byanze bikunze najyaga mbibona kera, urugo rwiza cyane cyangwa rwa rugo rw'igitsure, umukobwa yagiraga gutya, wa mubyeyi bakamuzanira inka, umukobwa we bakamukwa, akarongorwa, agashyingirwa, bakavuga ngo wa mukobwa wo kwa kanaka yarongowe, umubyeyi akishima. Ariko we niba warabayiterera iyo, ejo wa mwana azatwara ikinyendaro. Mu gihe cya kera utwara nk'ikinyendaro ukabyarira iwanyu byabaga ari ikindi kintu, byabaga ari nk'umuziro, byabaga ari baravugaga ati pu ni wo kwa kanaka. Ntabwo bakivuga ikinyendaro, bavuga gutwara inda inda zitateganyije. Ndabivuga muri babandi ba kera ukuntu bajyaga babivuga, baravugaga ati wa mukobwa wo kwa kanaka yaciye iteka. Noneho urumva kubera ko baravugaga ati afite aho abikura,
ni nawe yagiye gushaka uriya mugabo se siko yari ameze ati nuko ari Imana yamwubakiye uriya ntabwo yari kubaka ariko mu mashuri hari igihe umwana agira gutya akafata uriya mwana yagize inshuti mbi bya bintu ko nzi ko nyina atabigenderamo ko nzi ko se atabigenderamo ba nyirasenge tubazi na ba nyina wabo ati uriya mwana rero ati yagendanye n'uwo kwa kanaka ati ubundi wagendana n'umwana wo kwa kanaka ukaba muzima none se koron n'ubundi n'ubundi turimo kugenda n'ubundi twenda gushakira umusozo hari ikintu kinyobera mbere watubwiye ko nyine wari utunzwe n'ubutinganyi ujya gusambana birumvikana ni wowe wari umwuga wawe ubu se ubayeho gute ukora iki utunzwe n'iki rero mama Shari ntabwo ushobora kurozinga ngo ubekibete uvuga uti ibintu nzabishobora mbese tunyoriremo rero mama Shari bene ntabwo nakubwira ngo ntunzwe n'iki urumva iyo umuntu yamenye Imana umukiranutsi ntabwo azahika amaboko ni ukuri ntabwo azicwa n'inzara reka nkubwire ushobora kwicara gutya umuntu akaba yanabese ubu ngubu sindi umusozi bigaragara nakicwa n'inzara se gute nagenda nakora n'ikiyede nkabaho urumva umuntu yampamagara ati Damascene mvomera amajerekani 20 ingunguru igira amajerekani 12 umva ngenda ntwara 2 nyapezi ako kamwa urumva ntabwo nakicwa n'inzara ntabwo byanakunda noneho nabonye ibyo kurya birenze bya bindi nabonaga nkiri hariya ikindi kishimisha cya kabiri urumva kirya gihe nibwo nyafite amariske menshi yo kuba nabura cyangwa banabwirirwa kuko nitinyaga vuga ko araho najya kwa kakazi sinkabona ariko n'umuntu ubona ko nakijijwe ntabwo umuntu yanyima akazi ushaka kuvuga ati Damascene nabona akazi hanyuma se ufite iyihe mishinga kubatizwa bigeze umva kubatizwa turimo kwigira kubatizwa ugiye gushaka umugore ufite fiance ndamufite nigeze no kumwerekana n'ukuri ndamufite umukobwa ukikijwe nzamuzana umukobwa usenga tubirimo cyane urabizi muri ibi bintu hagiye hazamo akantu k'inuza kandi ahantu usengera urumva byanze bikunze mwemeye kuba babasezeranya banje kubatizwa rero twakagombye kuba twarabatishijwe ntabwo twe twabimenya neza byabejo bundi byabejo bitewe n'ibi bintu byo kuvuga ngo bagiye dutegereje itegeko ry'ubukuru byo kuvuga urabona ibintu by'imibatizo ni mu mazi menshi ntabwo byemewe kubera corona ntabwo byemewe urabizi ko batiza mu mazi menshi nk'uko amapisine ntabwo yemewe nizo mbogamizi tugifite mu gihe bitarakunda ibyo kubatizwa no mu gihe bitarakunda ufite sheri ntacyo abantu babe bayarunda basenga barabizi babe bayarunda muzashyigikire ni ukuri imfura za beneri amayero n'amapawundi ni ukuri bizaza ni ukuri bizaza ni byiza n'imyaka ndashaje afite imyaka 40 kandi iyo mpise ntabwo umuntu ashaka kwemera ko imyaka ari yanjye niyo mpamvu njya nshimana nkavuga ati Imana ni ukuri warakoze ibaze kugira imyaka 40 warasambanaga buri joro ariko utarasambana n'umukobwa urumva ko ni Imana izabigukorera ibintu cyane nibitangaza mbese ni ibintu bikomeye mbese sinzi uwo munsi ntabwo nzayibagirwa mu buzima bwanjye mama Shabene rero ubwo ngubwo uyu munsi ninjoro nko mu masaa 8 nigize gufata Bible mbona muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere ndasoma numva n'ukuri haranejeje numvaga ntagomba kuva kuri official mama Shabene iryo jambo ntarishangije ntabwo nagenda maramasa muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere hari amagambo yashimishije cyane ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ngo nahagarare mu nzira z'abanyabyaha ngo ntiyicarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro ngo ngazahanwa n'igiti gitewe hafi y'umugezi ngo cyera imbuto zacyo ngo igihe cyacyo ngo ibibabi byacyo ntibyuma ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza ayo magambo yashimishije mama Shari yashimishije kubera ko ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ngo nahagarare mu nzira z'abanyabyaha ntiyicare n'abakobanyi yashimishije kandi koko hahirwa umuntu utagendana n'inkozi bibi utagendana n'amahano utagendana n'indaya utagendana n'abajura utagendana n'abasambanyi utagendana n'abapfumu utagendana n'abandi banga ibyo Uwiteka yanga urumva byanze bikunze ngo baba andi bagendana n'inkozi bibi
bazabona ishyano. Urumva nta mugisha bazabona. Umuntu wagendanye n'inda akagendana n'umujura, umugisha yabonye n'uwuye. Ugendana n'umujura ukabigenderamo bakagutwara ati nawe uri umujura. Ugendana n'indaya mwitwikiriye ijoro nijoro, ikizaza kwica ya ndaya cyangwa kizajya kuri ya ndaya nawe kuko uri kumwe nawe byanze bikunze cya kintu nawe uzagira risike yacyo. Kubera impamvu nigize kubibona cyane nza kubitekerezaho cyane, umuntu yigeze kwirukankana umuntu, yirukankanye umuntu kuko bari mu gatsiko kamwe. Kwa kwirukankana umuntu aba aratsike, wa bari birukankanye yikubita hasi barapfuye. Muri babandi bose baraho ngaho banashungire banagendana bose barabatwaye, babatwaye bose barabafunga. Igihe cyaje kugera babandi bose barabakatira. Urumva ariko yataza kubagendana ka gatsiko kababajura, ibyo ntabwo biba byaragize byaramubayeho. Byanze bikunze rero bakunzi badukurikirana umunsi ku munsi, official Mama Charlene, byanze bikunze ngo nureba nicyo ugendana nacyo uzabura icyo. Niba uri umujura ugendana n'abajura, niba uri umusambanyi ugendana n'abasambanyi. Umuririmbyi yateye ikorase kunda kunshimisha cyane, ngicyo umuntu abiba nicyo azasarura, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Oh, ngo niba ubiba ubujura nibwo uzasarura, niba ubiba uburaya nibwo uzasarura. Haleluya. Ngicyo umuntu rero abiba koko nicyo azasarura. Ntabwo uzajya gusarura amashaza kandi warabibye ibigori, ntabwo uzajya gusarura amateke kandi warabibye ibirayi. Urumva byanze bikunze niba ugendana n'ubwoko bubi nawe ibizagukomokaho bizaba ubwoko bubi. Ariko niba ubiba imbuto nziza, ni za mbuto zizarumbuka, ni za mbuto zizera, ni za mbuto mbese ku bwawe bitewe n'icyo wabibye icyo kizakungukira bitewe n'uburyo wakibibyemo. Ibyo rero biranshimisha cyane. Ndangije ngo kandi amategeko ye yibwira ngo ku manywa na nijoro, ngo ngazahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo, ngo igihe cyacyo, ngo amababi yacyo, ngo n'ibibabi byacyo ngo ntabwo bizuma, ngo bizahora bitoshye. Nibyo kandi koko. Urumva niyo mpamvu ngo umuntu wamenye Imana, urumva azahora yishimye. Urumva kwa Yesu ntabwo haba umubabaro, kwa Yesu ntabwo haba ibintu urwangano. Kwa Yesu haba ibintu. None umuntu ajya kurira kumbwira ngo ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Ntabwo kwa Yesu haba kujagarara, kwa Yesu ntabwo haba hirya no hirya. Kwa Yesu haba ukuri, kwa Yesu haba umutekano. Urumva muri biravuze ngo ngiye kwigira mu gihugu cy'amahoro, ngiye kwigira mu gihugu cy'umutekano, aho Satani atagera, aho Satani atagera. Urumva ahantu Satani atagera hazaba ibyiza, hazaba ibyishimo. Damascene byakujemo. Ahubwo wumva umuhamagaro wawe ari uwuhe numara kubatizwa, wumva uzakora iki mu nzu y'Imana? Umva ngewe reka nkubwire, uze niyo bigize kuvuga ni Hana ngagiye imbere y'Imana ngarasenga, aravuga ati Imana, ati cyapa umwana w'umuhungu, ati nukuri namugutura akaba umukozi wawe. Imana rero koko yumvise ububabare bwa Hana, yumva gutaka kwa Hana. Imana mu mwana w'umuhungu arangije aramushurira amujyana mu nzu y'Imana. Nanjye njya avuga ati nimara kugira gutya nkabona batijwe, nukurumva noneho nzaba mvutse bundi bushyashya. Icyo gihe umva nzavuga ubutumwa, nzavuga ijambo ry'Imana, nzabwiriza abantu. Abana bato nzababwiriza, abasazi nzababwiriza, abasaza nzababwiriza, abakecuru nzababwiriza. Dore ko ijambo ry'Imana rivuga amagambo meza ngo impamvu nabasize ikirete ngo muzatunganye ibyo nasize natunganyije. Hanyuma turi mu gusoza, nakubazaga ngo ni iki ushobora kwisabira abagukurikiye ndetse no kubaremamo ihumure, cyane ku bantu bashidikanya bavuga yuko mutakishijwe mutavuyeyo. We nko ku ruhande rwawe, wenda iby'abandi ntabwo bizi, ariko nko mu ruhande rwawe ni iriya jambo wakibwira abadukurikiranye wenda bashidikanya ku gakiza kawe, cyangwa no kugira ijambo babwira rindi riri ku mutima w'icyo wabisabye? Ikintu ntabwira abantu bankurikiranye kuri official Mama Charlene, kuri narakishije ntanahindutse. Usibye kugaragarira abana batoya n'abantu bakuru, n'umwana w'igitambambuga arambona ati Damascene, ko nitwa Damascene nayitwaga Jackie. Urumva icyo nicyo kintu cya mbere kigaragaza ko nahindutse. Kuvuga ngo ndazisporta amasexe gendindaye, ubu ntabwo ariko bikimeze. Ntabwo bikimeze. Hari sinzi usibye ntabwo byanakunda. Noneho mbese ntabwo
nta sugi navuga ngo isugi y'umugabo ntayibaho, habaho imanzi. Ariko ntabwo byanakunda bibaye nk'ibikunda, usibye ko bitanakunda isugi. Ariko mu izina rya Yesu Uwiteka yarabirangije, narakijijwe. Ni ukuri ikintu nababwira, nabashishikariza abankurikiranye kuzashyigikira mu minsi iri imbere. Nzabereka n'igihe nzagaruka aha ngaha mu biganiro muzanye ngira ngo mumurikira abakunzi ba Official Mama Charlene, babwira ati dore umufasha wanjye n'uyu nguyu, turateganya kuba twasezerana tugatera igikumwe n'imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Imana njya nishima cyane, uyu mugabo bijya binezeza cyane. Turabashimiye mwese abari bakurikiranye iki kiganiro cya Damascene, aho yatubwiraga ubu buhamya, atubwira n'ukuntu ababyeyi dukwiye gucungira umutekano abana bacu, atubwira amwe mu mayeri ya Satani, ukuntu abana tubohereza ku ishuri rimwe na rimwe bagakatira muri keto, ugasanga rero babaye n'abatinganyi tutabizi. Ni ugusenga Imana kandi no gukomeza kuba hafi abana. Hanyuma nguko rero twumvise ubuhamya bwa bene data, barihamirije bo n'imitima yabo bavuga aho Imana yabakuye, kandi nta metero tugira yo gupima agakiza, nta n'umunzani wo kugira wo gupima agakiza. Nimba umuntu avuze ngo nteye intambwe ngiye gukorera Imana, ntabwo dukwiye kuba abantu bo kubacogoza no kubasubiza inyuma, ahubwo dukwiye kubabera imbaraga, tukababera umusingi, tukababera abaterankunga kugira ngo bagere ku gipimo Imana ibashakaho. Rero wowe ntago aho bageze aha hari amashimwe bafite, hari ababafashije, babafasha kubaho, barabambika, babasubiza mu buzima busanzwe. Amen. Imana ibaha umugisha n'ukuri. Ndumva tudakwiye kwirirwa tuvuza induru tuvuga ngo ntibarakizwa, barakizwa nta nubwo bitureba, ahubwo dukwiye kubafasha kugira ngo n'agakiza aho bataragera bagire gute bahagere. Hanyuma dushimiye na Shangazi wabaye umuhanda akabinzira nziza yo kugira ngo uyu muntu abe umugabo. Urabona ni umugabo. Tuzareba n'ifoto yawe ya kera ukiri umugore, hanyuma tuyishyireho babihuze. Nibabona Imana itarakoze bazayituke, ariko nibabona Imana yarakoze muzafashe tuyihe icyubahiro. Kandi na Shangazi niyubahwe. Imana ikomeze murwanirire, hanyuma mukomeze rero gusangiza ibi biganiro n'ubu buhamya kugira ngo abari mu kaga bishime, abavuga ko Imana itariho bamenye ko Imana itariho. Erega na Satani yamamaza ibikorwa bye uko bwije n'uko bukeye, nta n'impamvu yo kutamamaza imirimo y'Imana ngo tuvuge aho Imana yadukuye. Afite gahunda yo kuzabatizwa umunsi Imana yabikunze, kandi afite na fiyanse azamutuzanira tumurebe, afite ubukwe. Urumva hari byinshi rero akwiye gushyigikirwamo kugira ngo akomere. Hanyuma Imana ibaha umugisha nawe Imana mwakoze tubusangire n'ukuri. Imana imuha umugisha n'ukuri. Imbaraga n'amahoro. Imana ibaha umugisha n'ukuri.